shikamye muri wowe umwami w'abami, nguwe neza muri Yesu, ndashikamye muri wowe umwami w'abami, ntabwo bamfite yarampamagaye, nguwe neza muri Yesu, ndashikamye muri wowe umwami w'abami, uwo mwami asa nkomeza, uwo mwami asa nkomeza, uwo mwami asa nkomeza, uwo mwami asa nkomeza, nguwe neza muri Yesu, ndashikamye muri wowe mwami w'abami, ntabwo bamfite yampamagaye, uwo mwami asa nkomeza, uwo mwami asa nkomeza, uwo mwami asa nkomeza, uwo mwami asa nkomeza, abakomeye
gusharira umusaraba w'isoni ibyo nibyo byanyijije urupfu rubabaje n'igikombe gisharira umusaraba w'isoni ibyo nibyo byanyijije urupfu rubabaje n'igikombe gisharira umusaraba w'isoni ibyo nibyo byanyijije urupfu rubabaje n'igikombe gisharira umusaraba w'isoni ibyo nibyo byanyijije urupfu rubabaje n'igikombe gisharira umusaraba w'isoni ibyo nibyo byanyijije Yesu utigeze zamenya ishusho y'icyaha y'umunyabyaha wagomeye nawe w'imbabazi Yesu utigeze zamenya ishusho y'icyaha y'umunyabyaha wagomeye Yesu utigeze zamenya ishusho y'icyaha y'umunyabyaha wagomeye Yesu utigeze zamenya ishusho y'icyaha y'umunyabyaha wagomeye Shima ko
ushimwe mwami koko wankijije bimenyekane koko ari Imana. Haleluya 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 haleluya. Murimba karirimbo gato yakavuga ngo tugumane Mana, tugumane mu kibazo, tugumane mu makuba, tugumane mu ntambara, tugumane. Haleluya 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 haleluya. Turimbe gatoya gusa. Haleluya. Yes. Tugumane, tugumane, nami tugumane. Tugumane, tugumane, tugumane. Tugumane, nami tugumane. Tugumane, tugumane, tugumane. Tugumane, nami tugumane. Tugumane, 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 nami tugumane. Tugumane, nami tugumane. Tugumane, nami tugumane. Ndagushimiye Mana, Urakoze Kristo. ndaguhimbaje wa Mana we. Wowe utari umuntu ngo ubeshe, wowe utari umwana w'umuntu ngo wishyuze. Icyo wavuze Papa uzugisohoza. Ndagushimiye kuri iki gitondo Mana, igitondo kidasanzwe. Iki gitondo mwami, cyuzuye ubwiza bwawe, cyuzuye imbabazi zawe, cyuzuye urukundo rwawe Mana. Ushimwe kuko Mana uri Imana ihambaye, uri Imana ikiranuka, uri Imana ishoboye Papa. Nta wundi uhwanye nawe Mana. Ndakunezerewe muri iki gitondo kuko mwami hari benshi warinze, nanjye ndimo Mana. Waranyimanye mwami, wimanye ubugingo bwanje, wimanye umubiri wanje. Uyu munsi mpagaze imbere yawe, vuga ineza yawe n'urukundo rwawe. Haleluya haleluya haleluya. Uhimbazwe wa Mana we. Izo wavuze Papa, ndagushimiye kuko uzabisohoza, ukabisohoza neza, bidaciye mwami ku mwana w'umuntu, biciye kuri wowe gusa Mana. Ndagushimiye kuko Mana iki gitondo mwami abangana gutya twuzuye ubwiza bwawe n'ineza yawe no gukomera kwawe. Uhimbazwe kuko uri Imana ishoboye. Izina rya Yesu amen. Gira iyo experience yo kwikubita hasi, twabayeho igihe cy'imbaraga z'Imana za zindi wikubita hasi ukazakanguka n'amateraniro yaragiye. Ibyo bintu nabyo bijya bibaho. Buriya hari different styles of the movement of the Holy Spirit. Hari uburyo umwuka wera akora butandukanye cyane. There are so many ways the Holy Spirit walks through the people. Uyu munsi umwuka wera yambwiye ngo nyamara witwaze mushwari. Today the Holy Spirit told me that to come with the witwaze mushwari cyangwa se niki papiye yo kwihanagura. Ndavuga ngewe nsigaye nzi gukontrolinga umwuka wera. And I know how to control the Holy Spirit. Ariko umukanya mukuramya no guhimbaza ndashimira Imana ko yafashe ku mutima wanjye kanyeganyeza. In a praise and worship, God took my heart and shake my heart. Ahubwo nibwo bugiye kubuhamya. Imana yambwiye ngo iyo muzije hano for worship ntabwo tuba twaje muri primus gumaguma. When you come here for worship, we are not coming in primus gumaguma. Ntabwo tuba twaje kwidunda. We don't come to bounce. Nayo mpamvu ngira n'inama bakora ku byuma mu bigabanye cyane twumva Imana kuko niyo dufasha. Hari ukuntu ibyuma birenga n'abaririmbyi tukananirwa kubumva. Times the instruments all goes higher and then we don't understand the singers. Ariko hano ntabwo ari mu kwidunda, ntabwo ari muri gumaguma. Ntabwo ari wa mucuranzi harya ngo inyoni iridunda mu giti, niba yidunda mu giti. Hari ibindi umuhungu wanjye sigaye avuga ngo abonye impara, abonye imbogo, ibintu nk'ibyo ngibyo.
iyo twaje hano kuramya no guhimbaza, it is a serious business with God. Kuko ntiwamenya muri kwako ntabwo ijambo turihura naryo kuva ku itangiriro. Mu kuramya no guhimbaza duhura n'ijambo ry'Imana. Murambwira healing worship team, nyamara mu kuramya no guhimbaza mugerageze muririmba indirimbo zimwe za kera zamwe n'abantu bose, ntihagire n'umusigara. Kuko nivuga butumwa, ntituba twaje kwidunda, tuba twaje kumva amagambo. Uyu munsi rero Imana yabimbwiye, niyo mpamvu ngiye kubihamya. Twara mushwari nkakata, twara mushwari nanga kwitwara. Haleluya. Yesu araza asobanurira ubuntu twagiriwe ku musaraba we. Arabinsobanurira mu kuramya no guhimbaza ukuntu ko urupfu rwe, amaraso ye, agakiza ke, ubwo buntu buruta ibintu byose twatekereza. Nibuka ukuntu nari maze iminsi nitotombera ibintu bitandukanye, ari nacyo kimwe ndi bubaho ubuhamya nazanye hano. Imodoka, muzi ukuntu hari imodoka nari mfite, akamodoka keza kari barangura kaba nka capati, noneho tukagakoresha tugashyiraho miliyoni 1, 2, 3. Urabizi ukuntu Hyundai twakajyanaga muri ya Hyundai ihenze ya Gikondo. Umutwara ageze harambwira ati ntituzareka kurya no kunywa no kwigisha abana kubera iyi modoka ndayirushye. Ahengera nagiye guhinga mu Mutara arayigurisha. Mu cyaro nari nkeneye moto gusa kugera ku gasantere, nta modoka nabaga nkeneye. Ngarutse ndayoberwa ati cyo kora amafaranga nashyize hano, noneho gura inzima. Nguririya modoka mbona ari inzima 100%. Umuntu ayikoramo ambwira ngo arahindura ne injector cyangwa injector pump, ariko kuva uwo munsi ntabwo imodoka yongeye kuba nzima. Noneho noneho nkahora nkeka yuko yaba yarayikuyemo amapiyesi, ariko murabizi ko gukeka ariko kubeshya. Nkabyikuramo nkavuga reka ne kubikeka yuko yampinduriye amapiyesi, nshobora kuba ari cyo kigeragezo cyanjye. Hari kubumana haraba sinzi umwana mu rugo tujya tuganira ibintu by'Imana, ngo noneho ngo bakavuga niba umuntu yari umusirikare, niba yari umupolisi, ngo ajya kurira indege, ngo niba yaragagaye amaguru n'amaboko, ngo kubera ko karande ziwabo ngo zitemera ko abantu burira indege. Ngira umwana witwa Karebu, ntajya avuga muri public, ariko afite stories zishekeje iteka ryose. Akavuga ati karande zabujije umuntu kurira indege, nyabureka ati yagerageza gutera intambwe akagagara, ati yabereka akagenda. Ndavuga buse Mana, aho nayeri ubu ndacyafite karande zimbuza gutunga imodoka. Ariko ndashimira Imana ko imodoka nayizanye. Kuko numvaga nararakaye, noneho mutware warakara cyane, aravuga ati imodoka noneho sinzongerwe ukumva umbwira amapiyesi yayo. Pastor Valeri twabaga turi kumwe, nukuvuga yagize umutwaro w'imodoka yahoraga iparitse ahangaha. Bakambwira ngo ni computer, nkayigura kandi nkayigura amafaranga menshi, yava yagera hari igapfa. Bati ni turbo, nkayigura nabwo yagenda igapfa. Bati ni injector pumps, nkazigura nabwo yagenda igapfa. Ariko ndashimira uwo mwami yuko yanshireho agahenge yakabyara, noneho iragenda. Hari ibintu bimwe tuba tuzi yuko twakemura ariko tutabishoboye. Hari umwana w'inshuti yanjye wambwiye ngo ariko ngo izi modoka zawe ngo uzahamagara abayumbe ngo birukane dayimono.
My son used to tell me that when their prayers go to ntabwo ari abana banjye ni uwundi muntu w'inshuti yanjye ngo ukwiye guhamagara abayumbe nyamara bakirukana dayimoni ba mu modoka. my friend tell me that call the prayers to pray for the cars. Ijambo ry'umukozi w'Imana avuze ryamfashije cyane. The word the servant of God speaks helped me. Hari ubwo rimwe na rimwe tuba tuzi ko turi abarokore rwose tugendera mu nzira y'Imana noneho ibintu byose bigiye kugenda ku murongo. Sometimes we think that we are good person for the eyes of God. Ariko Imana ihorana akantu k'agashakwe katujomba kugira ngo twe kumva yuko hari ukuntu turi abantu badasanzwe. But God meant something to us which is sinful, so that ahubwo ubuntu bw'Imana agakiza k'Imana yaduhaye nicyo kintu kidasanzwe kuri by twe. the grace of God it is the most thing which is good. Nicyo cyonyine nta kindi kirenze icyo ngicyo. It is that nothing of that. Ndishimye ko nyuma buriya si nk'ukwezi pastor niwe wakurikiranye iby'ikibazo cyanjye. Si nk'ukwezi gushize kuko iyi modoka yapfuye mbere yuko ngi Bujumbura. The car was damaged before I go. Kandi nta munsi numwe ntigeze nyikoresha, nta munsi numwe ntigeze nishyura umukanisha amafaranga. Every day I paid for someone to repair for it. Murumva ntari nkwiye kubishimira I have to thank that. kubera ko ngewe burya nta n'amafaranga nyangira ariko ibintu byanjye byose bihora bidemara. I don't have more money but everything it goes on a good way. Ni ukuri ubwo ngubwo ndagira ngo mfashe abadafite amafaranga kuri konti yanjye muri iyi minsi harumye burundu habaho 0,00. Ariko hari abo nduta hariho abari muri mwe. Ariko ndashimira uwo mwami nubwo biba bimeze bityo ntabwo ajya yemera yuko dusabiriza cyangwa ngo twambare ubusa kandi ibyo twifuza byose Imana ikabikora. Kuko bitagenze gutyo nta nubwo naza gushima iriya modoka nayijugunya nkatuma izindi ya 0 km ikava mu ruganda Japan ikaze kangeraho. Ariko kubera yuko Imana idushyiraho mwene ako gashakwe kugira ngo tuyishimire kuko ari nziza, imbabazi zayo zidutunze kandi zitubeshejeho. But God put that shame on us so that we can thank him because of his compassion. Yesu aba umugisha. Bless you. Haleluya. Isashimwe cyane. Shimishijwe cyane no guhagarara imbere yanyu nshima Imana. Byari kuwa kabiri mu gitondo ndavuga ngo Imana ninkiriza umwana nzahagarara mu iteraniro nshime. Umuntu ashobora kuvuga ati se ubwo ibyo nibyo gushima. Biterwa n'uburemere umuntu abifatamo, ariko cyane cyane iyo wabihigiye Imana ukabivuga ntubihigure. Ijambo ry'Imana bivuga ko birutwa no kudahiga uwo muhigo. Isashimwe cyane. Ikindi nuko ntari mperutse guterana, numvaga mfite ideni nagiye ntasezeye, nuko numvaga ahantu ngiye atari kure, ariko hari abantu bampamagaraga bakambaza bati mbe waciye igice wavuye mu itorero ko tutakikubona. Mu by'ukuri siko byari bimeze. Mbonereho gushimira abo bose bagize iyo konsani yo kumva ko kunyuzamo amaso ukareba ko hari umuntu utateranye ugafata amayinite yawe ukamuhamagara cyangwa ukamwandikira, hari icyo biba bivuze. Even ndagushimiye cyane. Reka nyine mbivuge muri public ntacyo bitwaye. Urumva sindi umuririmbyi nka Yves yakabaye antekereza ate kumbaza ati ko mama ko tutakikubona bite. Imana iguha umugisha cyane. Ndashimira abashumba at least baranyandikiye ko tutakubona. Umunsi hari gaburo nari nzi ko ndi buterane, ngiye kumva mbona message ivuga ngo saa 5 tube turaho tugomba kuba turi nyine tugende n'abandi. So biba ngombwa ko ntaza, mbisabiye imbabazi kuko nagiye ntavuze. Hafi ya mwese abashumba mwaranyandikiye, mwarampamagaye, Imana ibaha umugisha. Nabo muri protocol byari obvious kuko dukorana umunsi ku wundi, nabo ndabashimiye cyane. Hanyuma rero hari ahantu nari nagiye mu mahugurwa namazemo ibyumweru 2, n'ubwa mbere maze iminsi 14 ntari iwanjye mu buzima. Mu buzima numvaga bindemereye cyane. So ndiyo rero kuwa mbere uriya mukobwa mutoya wa bucura ararwara,
ubwo yari amaze iminsi arwaye barabimpishe kugira ngo ntagire ikibazo. Njye ntabizi mvugana nabo buri munsi bakambwira ko ari amahoro. So ngo bigere kuwa mbere nijoro ngo araremba saa 5 saa 6 bajya kwa Nyirinkwaya bararayo bamunyuza mu cyuma. Urumva ko byari grave. Noneho mu gitondo bari bwo banyandikira banyereka n'amafoto ya skana ibintu byose. Mbese numva ndabanze ndarakara cyane n'amasomo y'uwo munsi ntabwo byaje neza. Ariko barambwira bati utubabarire twanze kugukura umutima kuko ntacyo wari bubikoreho aho waruri. Indeed nta nicyo nari bubikoreho, sinari nemerewe no gusohoka, twari mu buzima butatworoheye. So nibwo rero nasenze, navuye ku buriri mu rukerera nje imbere y'igitanda ndasenga, ndavuga ngo Mana nkiriza umwana. Koko ijambo ry'Imana ravuga ngo umurinzi yarinze, Imana itarinze abarindira ubusa baruhira ubusa. Niko byangendekeye, nabuze amahoro, amasomo biranga ukuntu, ariko nyuma nza kwigiye kumva iryo jwi rimbwira gutyo, ndavuga ngo rero Yesu nkiriza umwana, none yaje no gusenga. Imana ishimwe cyane. Amen. So mpagaze ahanshima Imana ko yansigariye ku rugo. Nayo masomo ntiyari yoroshye, yaragoye. Narebye iminsi 14. Mu by'ukuri impamvu nagiye muri ibyo bintu mbimazemo imyaka nk'itatu, hari ikintu nari ngamije kuzakora, ariko ejo bundi narebye ibyumweru 2 binaniye kuresistinga. Ndavuga ngo ubwo se umwaka nawe ushobora, kuko ni ibintu bisaba ko nagira honjya nkaba namara umwaka cyangwa urenga. Numva ntago bigishobotse, ndavuga ngo banza narigiye ubusa, ariko Imana izanshoboze nabwo bizaba bitarapfuye ubusa. So mu by'ukuri byarugushima Imana no guhigura umuhigo. Imana ibaha umugisha. Utere haleluya kubwo Imana yakije mama Ange. Amen. Kuba bashije zonyine kwisimbiza gutya, ndizera yuko n'ibindi byose byarangiye. Amen. Ntabwo akibazwe. Icari ikibyimba kigiye kuba umubiri gusa muzima, amaraso agende mu ngingo zose kuko byari bisanzwe. Hari Imana izikiza, izikora mu buryo umwana w'umuntu atabasha gutahura no kurebesha amaso y'umubiri n'ubwenge bwacu bureba hafi gusa. Ndashima Imana yakoreye muri bare abaganga n'ukuntu bagiye bakora tekinike zabo, batinda kubaga bakora iyo tekinike yo gukanda yo kugira ngo ingingo zongere zikorane. Ibyo bakoresheje nabyo Imana ibahera umugisha. Izo nzira Imana kirakora ibyayo kugira kubona mama Ange yongeye kandi kwiterera, akongera akakira uru rusaku rwaye mabafure akayabyiniramo, ni igitangaza. Turabishimira Imana. Imana ihabwe icubahiro. Reka tuzamurire Imana yacu amaboko. Haleluya! 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 Amen. Mukomere Imana amashyi menshi cyane. Arakoze Imana ni nyabitangaza. Turabyizeye aha hazakomeza havugirwa ibitangaza byinshi. Icyo ni ikintu nizeye. Karibu kutugeza ijambo ry'Imana. Turabasuhuje kubera kuko Amen. Ndumva imvugo yacu murayumva, ni iyi nyine mwamumva, kandi ndakeka yuko muza kubyumva. Yego. Amen. Twarabakumbuye tumva tutabazi. Hari abo twari tuzi n'abandi tutazi, ariko kubera impande ko tutazanwe n'ikintu kimwe, turavuga ngo Imana niduha umwanya tukagera hano tuzosura amatora. Ariko gahunda zacu twabipangiye mu nzira kuko twari dufite ikiri ku mutima, tubabaye cyane, twapfushije umubyeyi. Turavuga ngo Yesu nadufasha tugashika, ntituzoreka twamuze. Amen. Kuba twageze hano tukabona ariko mukatwiyegereza nk'abashyitsi bavuye kure cyangwa se nk'abantu bakure, Imana ikaze mwaduhaye. Imana yo mu ijuru itaziruka kugira ibamugisha. Amen. Haleluya. Nari gusoma ariko reka mbasigire turi babiri, sinovuga ngo wacereke kuvuga
amen kandi turubahiriza umwanya uko biri. Ndishimye kubabona. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Uwacu umwe hari ahantu twagiye dushike, uwacu arambwira ngo neretswe kare ngo naguwe neza kare, tugishika gusa ku marembo ukuntu diako jewe nkora muri departement iyo niyo nkoramo, kandi nkamenya uko nza nkora protocol niyo ndusha. Amen. Mufite abadiakoni bapanze, abantu barapanze, ibintu birapanze. Amen. Nta kintu cyosabaganyiriza ikindi. Nubwo amabafura hayavuga kandi nico mbayavuga. Mwabonye ko ari abiri cyangwa atatu murabangura katwongereho. Ni byiza byose nibyo kwegeranya ubwiza bw'Imana. Haleluya. Ndashima cyane kuba Imana yaraturinze mu nzira. Twageze Gatuna, niho mvuga gato. Tuhageze kuri umuku uzukora umwanya wose. Noneho impanukire nije basohotse mbere, mbwira abacu, mbwira umusore na muyomba ati muve mu modoka, iyindi iraje muze tugendere muri iyi. Pita sohoka, namwe sohokana wari kubira mu ndima, ese ni utangiye uzabita abakana abakonvaye. Noneho abarije sohoka mbere, ese kwa sohoka toya reka sohoka, imodoka iraza nditriniti ndambwira ati badutwaye kutugeza Nyabugogo. Ubwo timuze mbatwara. Mamdogo wari mu modoka twari kumwe arasiga. Kurya hagaze agiye gutora igikapu ku modoka ibiragiye. Muri iyo minota bahise bakora indi mpanuka. Ndashima Imana yo mu ijuru yaturinze nawe iramurinda. Kandi uruhande yari yicayemo nibwo bahise bivura ikibazo. Ubwo namaze kubona ikibazo kiba ubwo icambere gusa kiriya cuma gifata amapine cyahise giturika. Ndashima Imana yaturinze kandi turindira muri iriya nzira, hari imvura nyinshi kandi kuzina ntituheruka tunaherukiye. Turashima Imana yaturinze. Amen. Mu Migani 6:6 kugira ngo mwumve mpeze umwanya mwene data nawe ahumeke nitumara tugume neza. Muhasomere Ikinyarwanda ciza mwumva ayo makuru kuntu abantu bagomba kuja muri urugezi. Imigani ibice 6:6. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Wa munyabutewe sanga ikimonyo, witegereza uko kigenza kandi ugira ubwenge. Tikigira umutware cyangwa igisonga cyangwa shebuja, ariko gihunika ibiryo byacu muki, kandi mwisarura kikishakira ibigitunga. Uzasinzira ugeze ryari wa munyabutewe? Uzakanguka ryari? Utihenga nsinzire gato niweture kanzinya kandi nifunyapfunye sinzire, nuko ubukene buzakugeraho nk'umwambuzi n'ubutindi bugutere nk'ingabo. Amen. Haleluya. Aya makuru se yaje kandi nabonye ibintu byose bimeze sawa. Amen. Abasore hararegeye kuko tuba tuvuga iwacu bameze neza. None ikimonyo sinzi ko nacita agashishi n'akantu gato niko bazabavuga inama. Agashishi twebwe ni ikinyegeri mu mvugo y'iwacu. Amina. Ikinyegeri ngo tikigira shebuja, tikigira igisonga, tikigira shefu, tikigira ukikuriye. Ibyo biryo byacu kandi kiza gikora urugenzi rushaka kuruturwanya. Ariko kikamenya igihe cy'imvura, kikamenya igihe cy'izuba. Haleluya. Umukristo nawe azamenya igihe iki sinzi uko nuko akamenya igihe cy'imvura, ariko iyo ni imigani. Amen. Igihe cy'iki ni igihe umuntu akamukiwe neza mu mwuka ukumva ibintu byagata. Haleluya. Igihe cy'imvura ni igihe cy'imigisha. Haleluya. Imvura ni umugisha. Imvura nubwo abantu bayanga ni umugisha. Amen. Umukristo nawe agereranywa n'imvura. Amen. Imvura iragwa ikameza imyaka, imvura yagwa abantu bakaba bahumeka neza. Haleluya.
ikimonyo baco bwiriza gihumika ibizagitunga mu gihe gisanira. Niyo mpamvu tugomba guhunika ibiryo bizadutunga mu gihe kisoza no mu gihe turimo. Amen. Ibihe turimo biragoye. Ibihe turimo sivyo kwipfunyapfunya. Ibihe turimo sivyo gusinzira. Ngo reka ngo mbanze nsinzire ngo ndaja gusenga saa 4, ngo cyangwa ngo ndaja gusenga saa 5, ngo cyangwa ngo ndaja gutarama mu kana. Amen. Munyabuti agira utwo tuntu. Haleluya. Ariko icyo nemeraho neza hano ndabihari. Amen. Kubera ukuntu mumeze n'ukuntu nababonye muzamuzukaga. Haleluya. Kandi muzamutarama. Kandi muja muri sote. Haleluya. Niyo mpamvu tugomba kuzuka kare. Tarambure ekengo minizalari desame. Muri iki gihe tugomba kugukana. Haleluya. Turashaka ibizadutunga mu gihe tutazi. Amen. Ngo gihunika ibiryo bizagitunga mu gihe kigoye. Mu bintu bigira urupfu rwa vuba nako gasingi. No kubaka inanga gakandagira ubuzima bwawe. Amen. Ariko ngo kazagakora ubugenzi burebure bwo gushaka ibizagitunga mu gihe kigoye. Kandi inzu yacu ayo makuru nuko Imana. Haleluya. Vanessa sifiwe. Amen. Amazina n'icyubahiro Jean ariko nzwi ku izina rya Boss. Usareni bage kuvuganishe urivuga. Sawa. Bamwita Iranzi. Mubyara. Amen. Baguha iminota ingana. No mpurenze nawe nkirinde. Sawa. Dushimiye ubuyobozi bw'itorero duhaye Imana. Turabubasha cyane kandi Imana yahereza umugisha. Ntabwo turenze igihe kuvuga gusa ikiri ku mutima hanyuma tukica. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ariko tuzamuka. Haleluya. Tukuzwe. Akubira baba. Yego. Muri Timoteyo wa. Turamukanye mu ijambo iminota mikeya gusa. Timoteyo wa mbere igice cya mbere no kuri 5. Usome. Udufasha. Yego. Timoteyo wa mbere igice cya mbere mu wa 5. Usome. Avuga ngo ibyo mbibategekeye kugira ngo bagire urukundo ruva mu mutima uboneye kandi uticiye urubanza. Bagire urukundo ruva ku mutima uboneye kandi uticiye urubanza. Bagire no kwizera kutaryarya. 6. Ibyo bamwe babiteshutsemo biyobagiriza mu biganiro by'amanjwe. Sawa. Bashaka kuba abigisha. Amasaha yagiye. Magambo y'amanjwe yahagije. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Dushimiye Imana kuba hano hano. Uyu ni Paulo wavuze aya magambo. Ayabwira umwana we mu buryo bw'umwuka ari we Timoteyo. Yamubwiye ibintu byinshi ariko nta wabivuga. Ngo abimare kano kandi umwanya n'umuto. Ariko yamubwiye ibintu bigera kuri 5. Amubwira hejuru yo kwizera Imana. Amubwira hejuru yo kudatinya abamurwanya. Amubwira hejuru yo kwihangana. Amubwira hejuru yo kudacogora. Amen. Vanessa sifiwe cyane. Amubwira hejuru y'urukundo uva kuma umuriro jime desaka. Ariko ibyo ngibyo sibyo nshatse kuvuga intego zibiri. Paulo yategetse Timoteyo aramubwira ngo ibi bintu bibiri uzongere ubibwira abantu kandi n'ubibwira abantu inzo bintu bizobafashe kandi nibimara kubafasha bitume bava mu magambo y'amanjwe
niko Bibiliya yavuze. Haleluya. Bana asifiwe. Atukuzwe. Ariko nishimye kubabona. Nishimye cyane. Ejo nimugoroba umuntu wambwiye ijambo rirambabaza. Ariko mukumbabaza mbura icyo namusubiza ndaceceka. Kandi yakimuriye naramubwiye ati ndateranira muri power of the prayer church. Mubwire ngo niho nteranira kuko hariho abavandimwe, hariho ababyeyi banjye. Yes, aba n'ababyeyi banjye. Pastor n'abavandimwe. Ndamubwira ati niho nteranira njya gusura abera b'Imana. Arambwira ati ngo Paul yarashize ngo n'urubyiruko vuze. Ariko Paulo yabwiye Timoteyo yaravuga ngo impano zikurimo use n'uwatse umuriro nubwo rwoba n'urubyiruko nubwo rwoba n'urubyiruko Imana yokoresha kandi ijambo ry'Imana riza rivuga ngo abayoborwa n'umwuka wera ngo bana b'Imana kandi ijambo nabivuga ni ijambo Paulo yandikiye Abiroma 2:7 aravuga ngo abantu bashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa ngo babishakishe gukora ibyiza bagacokora kandi bashimira ubuyobozi bw'itorero buri gukomeza gukangurira abantu gukoresha indimi z'amahanga. Iriya tuba muri Kenya hari abantu baza bakurikira healing kandi batumva ikinyarwanda ariko bakumva bashaka gutegera message irimo bakaza bamwe bakambwira ngo aba ngabo bavuze iki abibasobanurira ariko gahunda z'Imana ni ndende cyane kandi iracyakora byinshi mu mahanga yose bivuye hano ku isoko ya power of the prayer. Amen. Haleluya. Reka mvuge izo ntego zibiri Paulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo mwana wawe harimo intego zibiri. Izo ntego ni ukubwira abantu ngo bagire urukundo rukomoka ku mutima uboneye. Amen. Bagire urukundo rukomoka ku mutima uboneye. Wichaka ngo babwihe gutunga kwizera kuzira uburyarya. Amen. Abantu benshi bafite kwizera harimo uburyarya ugasanga bizeye umwami Yesu ariko harimo uburyarya. Ejo nateze umumotari kandekera amakuru maremare dushimiye Imana yuko twabaye hano muri iki gitondo. Imana nishimye cyane kandi nishimiye kubona abavandimwe harimo amasura mashya neruka hano hashize imyaka 7. Yes. Niko ndi kubona hano hariho akazoza harimo akazoza kejo hazaza. Imana idufashe iduhereze gutunga umutima w'urukundo rukomoka ku mutima utaturega ikibi. Reka dusenge Imana iduhereze kuyikunda bikomoka kuzira uburyarya idukize mu buryarya nimba twarayize. Amen. Mana nimba twarakwize idukize mu buryarya mu mitima yacu twizere tutakubangikanya n'ikindi kintu cyacu cyose. Haleluya. Tuzamurira Imana icyubahiro. Turekera hanyuma bashumba baze gukomeza. Tuzamurira Imana icyubahiro. N'abari inyuma tuzamurira Imana icyubahiro namwe birabareba bashiki bacu. Haleluya. Atukuzwe. Amen. Haleluya. Teka Mana nyiribihe. Uri Mana y'imbaraga nyinshi zitarondoreka. Amureke ngari desa avo. Meta sibize kambuma. Jimbre desa sinye ekoma. Tase desa. Wirime era kingama aselan desame. Umutima w'urukundo. Umutima utaribamazwa. Umutima w'ubumwe. Muzerari desa. Umutima wuzuye urukundo rwawe Mana. Himbaza Mana y'imbaraga. Mana y'ubwiza bwawe. Himbaza ibihe byose izina ryawe da. Era
Usubu bugingo. Izina ryawe rikomeze guhimbazwe none n'iteka ryose. Amen. Amina. Hallelujah. 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 Amen. Muranyumva? Cyane. Imana ishimwe cyane. Irindi nubwo nta byuma hari indirimbo mwatangiriyeho w'izina rishya aho niho ruzingiye niryo jambo nahawe nemerera mugaruke nubwo twakumva iyo ndirimbo tugataha ibyo twumvise nuko iby'Imana ni iby'Imana no kwitwa ukureho iki ndavuga ariko ndagerageza byose bihurize hamwe muri iryo zina izina twahawe abana b'Imana. Kiri haguruka soma mu Itangiriro ibice 32 uhere ku murongo wa 23 ugeze ku wa 29. Tangiriro ibice 32 uhere ku murongo wa 23 ugeze ku wa 29. Kuko amagambo aravuga ngo Yakobo akirana na marayika w'Imana. Aje hano ngwino mani yegeze. Ndashaka ko abantu babyumva n'abari hariya bakabyumva. Tangiriro 32:23. Abyuka muri iryo joro ajyana n'abagore be bombi n'inshoreke ze zombi n'abana be uko ari 11 yambuka icyambu cya Yaboki arabajyana abambutsa uwo mugezi yambutsa n'ibyo yari afite byose Yakobo asigarayo wenyine
haza umugabo aramukiranya bageza mu museke. Abonye yuko atamutsinze akora ku munsi wo kunyonga y'itako rye, umutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo urareguka bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkure kubutampaye umugisha. Aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. Aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Amen. Amen. Abawicariye nkisoma iryo jambo naribajije ibibazo bimbana byinshi, nibaza hejuru ya Yakobo tuzi ko aturuka iwabo ajya kwa nyirarume yagiye ahawe umugisha yariganije, kugeza ubwo mukuru we yaje agasanga umugisha wose Yakobo yagize gute yawutwaye. Akarira akavuga ati papa nk'umugisha nta na muke wasigarije. Isa aramubwira ati ntawe. Arawujyana awugerana muri kiriya gihugu cyo kwa nyirarume. Amina. Haleluya. Agezeyo abumuja, nta nubwo yabaye umwana mu rugo, yabaye umushumba, yaragiriraga nyirarume kandi yarajyanye umugisha. Aza kugaruka ijambo twasoma ngo muri iryo afata abagore, afite abagore bangana, babiri n'inshoreke, abagore bane. N'abana 11. Yari afite n'amasho, yari afite n'imikumbi, yari afite n'abaja n'abagaragu. Urumva ko nta kintu yari abuze. Ariko byose agira gute abyikokoraho, yitandukanya nabyo, arabyohereza, arabyambutsa, asigara ari wenyine. Aho hantu muhatekereza ngo haza umugabo barakirana, ni ku ijambo ryatubwiye ngo umuseke ugitambika umugabo aramubwira ati ndekura. Undi ati simurekura utampaye umugisha. None uwo mugisha yashakaga n'umugisha w'ikibazo. Njyewe narabyibajije biranyura. Hari umugisha se yamuhaye arawugendana. None uwo mugisha hari n'ibyo yagarutse mu bifatika. Yagiye nta bifatika afite, ariko agaruka afite ibifatika. Arangije arabyiyamo, arangije aragaruka. Sinkure ku rutampaye umugisha. Uwo mugisha ni bwoko ki? Ubyibaze, nanjye narabyibajije bitinda. Ndasinziriye nkashaka, niba ushakisha nibaza uwo mugisha. None se reka mbabwire icyo yarabuze ni iki? Abagore bane n'abana 10 n'amasho n'imikumbi n'abaja n'abagaragu, ariko ati sinkure ku rutampaye umugisha. Bivuge ngo ibyo twita umugisha, ntabwo ari ibyo mugisha, ntabwo ari wo mugisha. Yesu naje. Haleluya. Jeri soma n'Itangiriro igice cya mbere n'umurongo wa 22. Uze kureba uwo mugisha. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 22. Aravuga ngo Imana ibiha umugisha
iti mwororoke mugwire mwuzure amazi yo mu nyanja, inyoni n'ibisiga byororoke mu isi. Uragoroba buracya, uwo ni umunsi wa gatanu. Shakugeza Imana igirite ibiha umugisha. Niwo mugisha wa mbere ugitangira n'itangiriro. Umugisha wa mbere Imana yatanze yawu. Haleluya. Mubyo yaremye ngo ibiha umugisha, ni bya bisiga, ni bya bifi, ni bya bindi byose. Wirangije ibiha umugisha, iravuga ngo mugende mwororoke mugwire. Yani magambo umugisha n'ubuhoro. nibyo Mwororoke mugwire. Umugisha Imana yatanze nuko soma 26 muri icyo gice. Murongo wa 26 biravuze ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikurura hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana, niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Amen. Itereza urumva bya bindi yabaje kurema ibihaye umugisha, iravuga ngo nibyororoke. Irangije mu muntu mu ishusho yayo, imuha ubutware. Turacyari mu mugisha Imana itanga. Kuri mu ishusho y'Imana, wo ni umugisha ukomeye, wo ni umugisha uruta amazu, wo ni umugisha uruta abagore, wo ni umugisha ukomeye. Amen. Yesu nashimye. Haleluya. Umuntu kuba wararemwe mu ishusho y'Imana, warangiza ugahabwa ubutware, ugahabwa bya bindi byose Imana yaremye. Waba ari wowe ubitwara, aba ari wowe ubitegeka, aba ari wowe ubiyobora. Numva hari ikintu Imana yari yisigarije koko. Amina. Anira kubona umuntu waremwe mu ishusho y'Imana agahabwa ubutware, nanjye azazangireho imbaraga. Haleluya. Ati ntabwo nabyihanganira. Aragenda abiba mu muntu imbuto mbi cyane, imbuto yo gushidikanya. Reka mbabwire, gushidikanya ni imbuto mbi, ni imbuto mbi mu muntu, ni imbuto Satani aba yamuremyemo. Gushidikanya ku by'Imana yakoze, gushidikanya ku w'Imana yakugize we. Haleluya. Icyo nicyo cyatumye umuntu atakaza ya shusho y'Imana, nicyo cyatumye umuntu atakaza bwa butware, nicyo cyatumye umuntu akururira isi umuvumo. Noneho na bya bindi byororoka, byororokera hehe? Haleluya. Bya bindi byose Imana yahaye umugisha ngo byororoke, byororokeye hehe? None si ibintu byororokeye mu muvumo biza ari umugisha cyangwa biza ari umuvumo? Yesu nashimwe. Ariko Imana yacu ngo itagiburizwamo. Yobu yaravuze ko nta cyabasha kurogoya umugambi w'Imana. Imana irareba iravuga iti okay, umuntu aragiye, umuntu aratakaye, abuze ishusho yanjye, wamugisha arawubuze, bwa butwara arabutakaje. Mbese umuntu ntacyo ari cyo, umuntu asigaye ari. Noneho Imana irareba iravuga iti kera ariko muri ba bantu bose baje bororokera muri wa muvumo, baje ari umuvumo nta mugisha, kuko umugisha wari hari umuvumo.
bororokeraga mu muvumo ibyabo bikarangira. Ariko Imana iza kwitegereza isanga umugabo bita Aburahamu. Kera yitwaga Aburamu. Yesu nashimwe. Iramureba, iramwitegereza, iravuga ati muri uyu nzongera nkuremo umuntu. Uyu muntu niwe uzagarura wa mugisha, niwe uzagarurira abantu wa mugisha, niwe uzagarurira abantu bwa butware. Amina. Soma Itangiriro 12. Aho hantu turahazi cyane, ariko uno munsi ndagira ngo humve kurusha uko wari uhazi. 12. Itangiriro 12 usome kugeza ndakubwira. Soma. Uwiteka ategeka Aburahamu ngo mu gihugu cyanyu usiga umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma. Rekeraho. Amen. Yesu nashimwe. Nyuma y'icyo gihe kirekire Imana itegeka Aburahamu, iramubwira iti n'itegeko, nta negosiyasiyo yabaye. Oya, nta negosiyasiyo, nta kwinginga, nta gusaba, yaramutegetse itegeko. Va mu gihugu cyanyu, usiga umuryango wanyu n'inzu yanyu, ugende, nzakwereka igihugu nzagira gute, nzakwereka igihugu nzaguha. Amina. Aburahamu arumvira, aragenda. Uwo ni umugisha. Guhabwa igihugu ni umugisha, kugira igihugu ni umugisha. Amina. Yamubwiye ibintu bine. Hari igihugu, hari uguhindurwa ukagirwa ubwoko bukomeye. Amina. Ubwoko butari nka bwa bundi, ubwoko bukomeye. Ni ukuvuga ngo urubyaro rugiye guhabwa umugisha, urwo rubyaro ruzakomoka kuri wowe. Hari ukugira igihugu, hari ukugira urubyaro. Wa muntu atangiye kugira gute, kongera kororoka, yororokera hehe? Muri cya gihugu. Icya gatatu, nzogeza izina ryawe. Nzogeza izina ryawe. Izina ryawe nzarikomeza, rizakomera, rizavugwa isi yose. Iryo zina rizaba riri hejuru y'ayandi mazina yose. Amina. Umvise? Bibaye bingahe? Nimba mwakurikiye bibaye bingahe? Bitatu. Icya kane, nzaguha umugisha. Ibintu bine, kandi ibyo byose bine, ibyo byose, igihugu, ubwoko, izina, umugisha, byose bisohorezwa muri Yesu Kristo. Hallelujah. Soma. Ubwo nirinze ndabona n'intebe nimba zije hano. Soma, jya mu Bagalatiya ibice 3. Uhere ku murongo wa 15. Mutega amatwi mu byumve. Uhere ku murongo wa 15 ugeze ku murongo wa 19.
Abagalatiya ibice bitatu duhere ku murongo wa 15 tugeze ku wa 19. Bene data, ibi ndabibabwirira nk'umuntu. Isezerano nabo ryaba ari ry'umuntu, iyo rimaze gukomezwa nta muntu washobora kuryica cyangwa ngo aryongere. Banza uhagarare. Ngo bene data, uwo ni Paulo yabwiraga abagalatiya. Arababwira ngo isezerano naho ryaba iry'umuntu nta waryica nta n'uwarivuguruza. Mwazwe rero isezerano ryande? Isezerano ry'Imana. Isezerano ry'Imana ryakwicwa nande? Isezerano ry'Imana ninde warivuguruza? Haleluya. N'iry'abantu ntirivuguruzwa uretse nyir'ubwite wenda ashatse, ariko nta wundi muntu wavaha, nta wundi muntu waturuka hariho hose ngo aze kwica isezerano umuntu yagiranye n'undi keretse mwenyine muri babiri. Nimwe mwaryica, nimwe mwarihindura, nimwe mwarivugurura, nimwe mwarihindura ukundi kuntu mushaka. Haleluya. Yesu nashimwe. Turacyari kuri rya sezerano Imana yasezeranije Aburahamu. Komeza. Murongo wa 16. Nuko rero byasezeranijwe Aburahamu n'urubyaro rwe, nyamara Imana ntirakavuga iti imbyaro nko kuvuga benshi, ahubwo iti ni urubyaro rwawe, nko kuvuga umwe ari we Kristo. Banza ugeza ko turagenda buke buke. Amina. Isezerano ry'Aburahamu ntabwo ari imbyaro, oya ni urubyaro rumwe kandi yabyaye abana benshi. Imfura ye ni Ismaili. Hari na bene Ketura 6 bakurikiye, ariko abo si bo bana b'amasezerano. Isezerano ni rimwe ry'umwana umwe, Isaka, ari uzakomokwaho n'umwami wacu Yesu Kristo. Urubyaro rumwe, ntabwo ari imbyaro. Yesu nashimwe cyane. Uzi impamvu Paulo yabibwiraga abagalatiya? Abagalatiya bari abantu bari barabaswe n'amategeko, kandi ayo mategeko ababata mu by'ukuri. Haleluya. Kuko amategeko yaje mu gihe cya Mose, nyuma y'imyaka 430. Imana yarasezeranije Aburahamu urubyaro, nyuma yaho haza amategeko. Abantu noneho batangira kugenda bayoborwa n'amategeko, abantu babatwa n'amategeko. Kandi ayo mategeko ya Mose yarebaga ubwoko bumwe gusa, yarebaga Abisirayeli. Abandi bari abanyamahanga, baranyamahanga ku masezerano, bari abanyamahanga ku ntibyabarebaga. Ariko abagalatiya baragenda babyihambiraho, baragenda babyibohaho. Haleluya. Niko Paulo kubasanga akababwira, mwebwe mwabantu mumeze mute? Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Reka mbabwire, Imana yacu ni nziza. Imana yacu yadukunze kera. Ndagira ngo nkubwire ngo ujye wicara, ntihakagire n'umuntu uguciraho urubanza, keretse wowe ubwawe mu mutima wawe wumva ko ntaho udatunganye. Ariko ntihakagire umuntu uguciraho. Turi urubyaro, ntabwo turi imbyaro, dukomoka mu rubyaro. Komeza umurongo wa 17. Ibyo mvuze ni ibi: nuko isezerano Imana yasezeranije mbere ritakuweho n'amategeko yaje hashize imyaka 430 ngo aryice cyangwa avuguruze uwarisezeranije. 18. Kuko iyo umurage uva mu mategeko waba utakivuye mu byasezeranijwe, ariko dore Imana yawuhaye Aburahamu iwumusezeranije. None se amategeko yazanywe n'iki? Yategetswe hanyuma kubw'ibicumuro, kugeza aho urubyaro ruzazira urwo byasezeranijwe, kandi yahawe abamarayika kugira ngo bayatange
bayahe umuhuza mu ntoki nawe ayahe abantu. amen. Aho tugiye mu mategeko, uburyo ki Mose yahawe amategeko na marayika kugira ngo ayo mategeko ayahe ubwoko bwa Isirayeli. Ni ukuvuga ngo ayo mategeko yari umushorera. Gushorera ni iki? Muranabizi, gushorera inka urayishorera ukayijyana, wayijyana ku ruzi, wayijyana he. Amategeko yaje ari umushorera wo kuzashorera umwana w'isezerano kugira ngo ayo mategeko azagire gute, azamugeze aho agomba kugera. Yesu nashimwe cyane. Ayo mategeko yabereyeho kuturinda, kurinda umwana w'isezerano kugira ngo ntiyivange n'andi maraso, ntiyivange n'andi maraso. Akayobora, wajya kugira gutya akakuyobora, wajya kujya akakuyobora, akakuyobora. Nicyo ayo mategeko yari amaze, nicyo ayo mategeko yaje gukora. None hariya bavuze ngo umurage. Ese umurage utangwa n'amategeko cyangwa utangwa n'isezerano? Yesu nashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo ayo mategeko yaje kurinda urubyaro rw'umubiri kugira ngo rutivanga n'ayandi maraso, ruzagere ku gihe umwami wacu Yesu Kristo azaza ari we uhurizwamo na bya bindi byose twatangiye tuvuga, ya migisha, cya gihugu. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Urumva twavuze imigisha, igihugu, ubwoko, izina. Reka rero tujye ku izina dusoze. Mbiciyemo nzabikomereza ko amasaha arageze. Ni ukuvuga ngo Aburamu akiri Aburamu ntabwo yigeze ahabwa iryo sezerano. Yarihawe amaze guhindurirwa izina. Murebe abantu benshi muri Bibiliya. Hari Pawulo, kera yari Sawuli. Imana imuhindurira izina, imukura mu banyamahanga, imuhindura, amina, imuhindura umwana w'Imana, imuha izina rishya, izina ryo kwita umwana w'Imana. Ni izina riruta ibintu byose bibaho. Niwo mugisha ukomeye uruta ibyo mwibaza ngo ni umugisha. Haleluya. Izina, reka mvuge ku izina gato. Mba ndirimbye ya ndirimbo mwaririmba. Haleluya. Izina rishya, nagira ngo mwumve ko mukomeye cyane, nagira ngo mwumve ko mufite umugisha, nagira ngo uwo mugisha muwumenye. Uwo mugisha urimo ubutunzi bwa bundi utabasha kugereranya n'amafaranga n'amamiliyari waba ufite ku makonti. Kuba ufite iryo zina byonyine, kuba uri umwana byonyine, umwana wande w'Imana, n'umwana wanjye ari umwana wanjye. Jewe amina. Reba umwana wanjye, nawe mubyeyi ishyireho, urebe umwana wawe, urebe agaciro umwana wawe afite imbere yawe. Amina. None twitwara gute? None turiho turifata gute? None turiho turagenda gute? None turi mu biki, turi mu maki? Byibaze nawe. Umwana wa perezida yabura ibyarya, yarwara akabura
abadogiteri baza biruka barabahamagara bakiruka barwanira kujya kuvura uwo mwana. Ibaze kuki utagira icyo urya kandi uri umwana w'Imana? Ibaze kuki ufite ibyo bibazo wabuze ibisubizo kandi uri umwana w'Imana? Kandi n'Imana isumba byose, n'Imana ifite byose, n'Imana iri hejuru ya byose. Ubwo budahangarwa urabufite? Ahantu ntuye perezida wacu ntihasigaye atuye. Hallelujah. Reka mbabwire, iyo atambuka, niyo umwana watambutse, ntiwamenya nimba ari we watambutse, ntiwamenya nimba ari umwana watambutse. Ntiwabimenya, ntushobora kubimenya. Umwana na se turi abana b'Imana, twahawe izina rishya. Iryo zina niryo rikubiyemo bwa butware, niryo rikubiyemo ya shusho, niryo rikubiyemo bya bindi byose. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Nagira ngo uno munsi ubimenye, nagira ngo uno munsi ubyambare, uno munsi ugendane fierite ko uri umwana w'Imana. Mama Rebeka yabivuze, njyewe ndabizi, tujya tuganira kenshi. Haleluya, nanjye arabizi. Nta mafaranga tuba dufite kuri konti. Haleluya, ntayo dufite. Ubu se turebye wabona ko tutagira amafaranga? Ngaho mbwira, umunsi nanjye nzaza muri ka kandi nakakije, nuko ngira ubwoba gusa. Nukubera imyaka myinshi nkagira impungenge zo gupfa. Buriya abakecuru n'abasaza nibo abantu bakunda kugundira ubuzima. Haleluya, umwana w'Imana, izina twahawe ryo kuba abana b'Imana, iryo zina rikubiyemo ibintu byose. Nagira ngo nongere nkwibutse, nongere ngukomeze umutima. Fata usome Matayo 5, uhere, ndarangije simbisobanura, ariko urebe abahiriwe abaribo, abahiriwe abaribo. Urebe nimba uri mu bahiriwe cyangwa urebe nimba uri mu bagowe. Nusanga uri mu bagowe, nusanga uri mu banyamivumo, nusanga uri ahantu utakagombye kuba, uhave hakiri kare. Matayo 5 rimwe no kuri 12. Na buri muntu wese agende urebe, uzamenya nimba uhiriwe, uzamenya nimba. Haleluya, Imana yacu dufashe, Imana yacu tubabarire. Nukuri uyu muhungu mwiza cyane usa nanjye, wagira ngo njye wakubyaye. Washimishije cyane. Nuko utazongera guhura n'abo bantu, ariko uzajya ubabwira mu mutima ngo pawe yarashize yishira ijyahe, ahubwo yaravutse, ahubwo iriho iravuka. Kandi iyo Imana ijya gukora ibintu irabanza ikagosora. Irabanza ikagosora, iragosora. Ndo simuzi kugosora, hakagira ibigenda, kandi bisigaye nibyo biba biri. Izina rishya abana b'Imana. 5 murabizi, abahiriwe buri wese agende yisomere. Abanyamugisha, abahawe izina rishya, nukuri kw'Imana ndabarahiye, ndabarahiye, ndagacibwa ijosi. Ndabivuze, keretse nimba iryo zina utarifite, keretse nimba iryo zina utazi agaciro karyo. Ushobora reba nk'ingagi,
ingagi zo mu birunga yiba zari ziza agaciro zifite, yiba zari ziza agaciro zifite zajya ziza zikiyereka abo kuko ntiziza agaciro sizitunze u Rwanda, sizitwinjiriza se natwe tukaboneramo imihanda myiza, amahoteli meza, twajya kuruhuka tukagubwa neza. Siziriya ngagi zirabizi se? Mbabarire, ntuburaho utaza agaciro kawe nk'umwana w'Imana ngo kenjoyinge utangire ukexploit nk'umwana w'Imana. Imana itubabarire kandi iduhane umugisha. Twongere duhe Imana amashyi menshi cyane. Bwana sifiwe sana. Nimuhaguruke. Reka duhamagare Pastor Denis aze hano adushire mu maboko y'Imana. Icyambere asengera amaturo, narangiza asengere gutandukana kwacu, narangiza nimba hari abana bazoja ku ishuri, bamwe baragiye, hari n'abandi bazagenda kuwa mbere batambuka imbere. Nanone Denis ibyo ko ari bitatu arabasengera. Kadusaba abanyeshuri baze, turi imbere y'amaso yawe mwami w'abami. Turagushimira kubw'uyu munsi mwiza waduhaye kugira ngo tunezerwemo kandi tuwishimiremo. Tugushimiye ku bitangaza n'ibimenyetso wakoze hano hantu mwami. Tugushimiye ku ijambo ryawe ritambutse ritwibutsa abo turi bo, ritwibutsa mwami w'abami ko dusangiye ade, ko dusangiye irangamimerere. Turagushimira mwami ko turi abana bawe, ibyo turabyikundiramo, turabyiyemereramo, tubyiyakiriyemo, tubigenderamo, tubyishimiyemo. Turagushimira mwami wanjye ko tugaburiye ijambo rizima ritwereka abo turi bo, ritwibutsa abo turi bo, bituma tugenda muri iyi si tuyikomeyemo, tuyihagazemo neza kuko tuzi abo turi bo. Mana udufashe umunsi ku wundi tugende muri ubwo butwari n'ubwo bushobozi, tuzi abo turi bo, tuzi ko duhagarariwe mwami w'abami n'Imana ishobora byose, kandi tuzi ko tubajwe muri wowe ari wowe utugize Mana y'icyubahiro. Uwo umugisha umukozi wawe umaze kutuganira mwami w'abami, uwo umugisha abaririmbyi baririmbye mwami w'abami, uwo umugisha mwami wanjye n'abakozi batuganije bandi baturutse muri Kenya, uwo umugisha indirimbo zaririmbwe, uwo umugisha wayoboye gahunda, uwo umugisha mwami w'abami amashimwe yatanzwe, uwo umugisha mwami wanjye byakozwe hano byose data wera. Mana turagushimiye, tugushimiye ku maturo yatanzwe n'ibya 10 n'umwami wanjye n'amaturo y'inyubako ayo yose asenga kugira ngo mwami ukomeze kwagura ahava hose, kugira ngo umwami w'abami n'urusengero ruteganywa kubakwa ruzubakwe, miliyoni zimanuke mwami w'abami ziza zubaka urusengero mwami. Ubushobozi mwami wanjye hirya no hino, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, utanga ubushobozi mwami w'abami kugira ngo tubone inyubako yawe mwami w'abami ishingwa kugira ngo abana babone aho kwakuramiriza. Mana y'imbaraga, twongeye kugushimira kuri abanyeshuri, turabizi ko ari benshi mwami wanjye bagiye ku mashuri, abamwe baragiye, ariko turakwereka bahagaze hano mwami wanjye bahagariye n'abandi. Turabizi neza mwami w'abami ko bagiye mu nshingano zo kwiga. Uri Imana itanga ubwenge, waravuze ngo ubuze ubwenge nabusabe. Dusabiye aba bana ubwenge buturuka iwawe, tubasabira ku ubwitonzi mwami w'abami, uzabarinde ku mashuri, uzabarinde mwami wanjye indwara, uzabarinde ibyorezo, uzabarinde indwara zashobora kubahungabanya ubuzima bwabo, uzabarinde mwami wanjye kwitwara nabi, uzabarinde gukopera, uzabarinde mu kimwe cyose cyavangira ubuzima bwabo. Bazige neza, bazaguhesha icyubahiro mwami w'abami, bazagusega aho bazaba bari, bazakubahisha aho bazaba bari. Mana tubabona bongeye kugaruka mu kiruhuko, twashima izina ryawe. Reka ineza yawe n'ubuntu bwawe ukomeze kubomaho mwami w'abami, ni ukora ibyo byose twashima izina ryawe. Turangije aya materaniro dushize akitso mwami, n'abakozi aho bagiye kujya mu gitaramo ujyane nabo, n'abagiye kujya ahandi bose ujyane nabo, n'ikirigeni wongera kutwemerera tugahurira hano kwa tuzahurire, twongere tubwira n'ibyiza n'ibitangaza wakoreye ubuzima bwacu. Icyubahiro n'ikuzo bikomeze ku byawe, tugukomeye amashyi menshi tugushimira.